ureba ukuntu bayikubuye barangiza bagateramo amazi ahantu hatari isima. Utekereza ko uyu mugabo yazagenda? Ngoro TV, Mushimu Witeka TV, Mama Minyoni official, gahunda nitirebye umwaka mushya muhire wa 2025, muzawurye nozabarye. Zone 250 imfubye zigira ibanga ni filime nziza kabisa twasohokanye umwaka wa 2024 tunezerewe. Reka tukubwire ngo nimba utameze neza rero gubwa neza. Imbere yacu kandi kuri screen yawe tuhafite umutumirwa, ni Marene w'abamarene yitwa Mama Minyoni, afite channel yitwa Mama Minyoni official. Umubyeyi udasanzwe ngewe inama ze njya mvuga ngo niniga gutereta nzamuzanira umukazana abanze amwigisha, ubundi wowe mufatanya industry itunganya abagiye kurushinga n'abarushinze. Yumve mikaze kuri izo channel zombi. Imana iguha umugisha. Umeze neza Mama Minyoni? Ndaho ndashima Imana, amahoro y'Imana nabane namwe. Ni Mama Minyoni official. Kiganiro kirasengeye tugiye kwinjirira mu bintu birindwi abagabo bakunda. Ngewe umwaka nakubwiye ngo ndashaka kwita ku bagabo ndetse nanamenera ibanga abadamu bafite abagabo babacika. Hari utuntu umugabo atabona. Hari umuntu watubwiye umugani wa Kamunani nsanga ngo n'utubogeri twabaga turyoshye cyane. Umugabo ararwara ayenda gupfa ngo kubera ko yabuze Kamunani. Ubundi abagabo bakunda iki Mama Minyoni? Tutinjire muri ibyo bintu birindwi ariko tubwira ubundi abagabo bakunda iki? Abagabo bakunda icyubahiro. Icyo ni icyambere. Icyakabiri bakunda n'uwimbaza gutya rero reka mubwire. Ubundi reka mbabwire abantu bankurikiye, usibye no kuvuga ngo abagabo bakunda icyubahiro, abagabo nabo kubahwa, kuko buriya umugabo aho aherereye azahora ari umugabo. Hari abadamu kuri iyi saha bamaze kuvuga ngo turi mu buringanire, barashaka kuringanira ibintu byose, bashatse kubigira 50%, 50%, 50-50, 50-50, sibyo? Ariko njyewe sinemeranya n'umuntu uri muri urwo rugendo ruvuga ngo abantu bose ngo uburinganire twabwumvishe nabi. Tuzaringanire mu mikorere, ujye guhaha njye guhaha. Tuzaringanire mu myigire, uwige ugere kaminuza ugire masters nanjye nyigire nk'umudamu. Ube meya, ube perezida, ube ministre, ube depute, ube senateri. Turaringaniye nshuti y'Imana, kubera ko ibyo byose tubifiteho uburenganzira. Ariko hari aho tutaringanira. Umugabo ni umugabo, umugore ni umugore. Byanze bikunze nta mugore uzatera inda, nta n'umugabo uzatwita. Icyo cyonyine gihita kiguha ijambo rivuga ngo uyu ni umugabo, ngewe ndi umugore. Niba wumva uyu munsi, sibyo, ukumva ngo ngewe ngo umugabo ngo nanywa icupa nanjye nzarinywa, nshuti yanjye, arahembwa nanjye ngahembwa, arahembwa nanjye ngahembwa, navuga ndavuga, naryama saa 8 ndaryama saa 8, nataha saa 6 z'ijoro ndataha saa 6 z'ijoro. Ese mada tujye tuvugisha ukuri. Njye nari ntangiye mvuga ngo umugabo ni uwo kubahwa. Hari ijambo njye ndi kubwira abantu muri iyi minsi, umugabo ahagarariye Imana mu rugo rwe. Ako kantu ntago mukazi. Abagabo ko wakiriye ihumure ko bari gukubitwa rero. Abagabo ntibamenye yuko bafite agaciro gakomeye inshuti z'Imana. Mwabagabo n'ukuri nimwihebe, ntimunatekereze yuko hatari abagore bazi icyo kintu. Uyu munsi hari abagore bazi yuko umugabo ari uwo kubahwa, umugabo ari uw'agaciro, kubera ko no muri Bibiliya biranditse ngo kwifuza ko umugore kuzasoreza ku mugabo. Niyo umugore yaba afite ubutunzi kajana, niyo umugore yaba akorera miliyari, azahora ari umugore, n'umugabo azahora ari umugabo. Ndabyumva cyane. Ako kantu abantu batarakumva uyu munsi nibo batazi yuko umugabo ahantu atubashwe ntabwo haba. Sibyo? Uwarumbajije ngo ninkubwire ibintu birindwi abagabo bakurikira ku bagore. Kugira ngo aba bagore nanone bigiza karaha kajyahe ngo bari mu buringanire n'iterambere, sibyo ko nago turirwanyije gender balance. Gender balance ndayemereje na kwizana. Yigata ku nshingano. Kuko gender balance itariho nago nakwicara hano. Ariko hari abagabo iyamba twari tutarinjira mu buringanire, ubu ngubu nari kuzana kwicara kuri kamera abantu bose bagahaguruka bate
ati mama minyone bari kumufotora ari kuvuga ibyuma bimureba ibyo bintu abantu ntibabyakire ariko uyu munsi kubera yuko turi muri gender balance nemerewe kwicara ahangaha icya mbere cyo ni nicara ahangaha ndatanga ubumenyi ufite icya kabiri ni nicara ahangaha nshobora kuhakura n'ibirayi sibyo rero ibi ngibi ni ya gender balance tuvuga ariko ntabwo nzagera mu rugo ngo umugabo amubwire ngo fata umwe kubure hariya nta nubwo nzagera mu rugo barakubura mama minyo barakubura ndabizi bagabo beza nimwihangane muri gufatwa muri urwo rugero ntabwo nzajya hariya urumva ngo mbwire umugabo ngo urimbwa ibyo bintu bibaho ku mugore usibye no kuvuga ngo iki mu muco ho byakwemerwa ese gender balance yo yemera ko umugore yitwa umugabo imbwa ngo nyakabwana we iryo jambo ryanateye naryumvishije akanabivuga ahubwo neza ibintu ntago bibaho abagabo sinakubwiye cyane ngo abagabo bari kwahukana kubera nyine kubura keye ibi bintu namaze kubibona ahantu henshi hari abari kwahukana bakabivuga hari n'abari kwahukana bakagenda bakicecekera rero reka mbabwire mwabadamu umugabo nuwo kubaho umugabo nakunanira nakunaniza uzagira izindi nzira ubicishamo ariko tubivuge tubisubireho umugabo yaremwe mbere no mu itangiriro biranditse sibyo imana yaremye umugabo irangije irareba isanga uyu muntu atari byiza ko aba wenyine imugenera umufasha umukwiriye sibyo wa mugore we waje nyuma ariko n'umugore sindi bugire sindi bumupfobye kuko umugore arakomeye yaremwe mu igufwa ni nayo mpamvu usanga abagore dukora ibintu byinshi cyane icyarimwe kubera ko turakomeye twaremwe mu igufwa abagabo bo ngo mwaremwe mu mukungugu ni nayo mpamvu bajya bavuga ngo umugabo aroroshye kumugarura mada yaragiye dore ibintu birindwi mama minyoni byinjiriyemo ntabwo twongera kukuvugiramo yaragiye dore ibi birindwi nubikora aragaruka uyu mugabo aragarutse uyu mugabo numwubaha azagaruka yes sibyo uyu mugabo akunda umugore umugore wiyakira uko ari umugore wigirira icyizere kugira icyizere ariko nshaka kuvuga si ukuvuga ngo muzabe abashizi b'isoni muzabe ba nyiragashinga ihembe hari umuntu twigeze gukora ikiganiro arangije avuga ati ni gute wakora ibi bintu utabaye na nyiragashinga ihembe ntabwo umugore ari uba nyiragashinga ihembe kugira ngo umugabo amwemere ariko umugore wifitiye icyizere uyu mugore akavuga ati uyu munsi ndashishuka y'umweru kuko abyizeye kandi akabikora abizi neza sibyo uyu mugore akamenya gutegura icyumba cye akagitegura afite confidence akakigirira isuku sibyo ndetse uyu mugore akamenya no kubwira umugabo ati niwinjira inkweto zirajya atyo ako kantu sibyo niwinjira imyenda irajya ndetse uyu mugabo akakira uyu mugore akabasha kwakira uyu mugabo akamubwira ati agahita amuhereza akamambira akamwakira za nkweto niba zihanagura niba zishyira muri etajeri akazijyanamo kuko umugabo buriya mu miterere ye azaza nagera n'ahari azikubite azishyira munsi y'igitanda rumwe rujya hari urundi rujya hari ni byiza yego uko n'abagabo iyi mico tugenda tuyibakuramo ariko tuyibakuremo tutabaye ba nyiragashinga ihembe ubwo ahangaha ni impinjira ngo umugore babashije gutegura icyumba cy'abashakanye akabasha gukora isuku muri cya cyumba umugore ufite isuku mu rugo isuku ntago umugabo ashobora kumucika nako bakandike aka kantu mukandike umugore ufite isuku uyu ni umugore w'agaciro n'umugore w'icyubahiro wagera mu rugo ugasanga rurahumura wagera mu rugo ugasanga ruratuje uyu mugore ninde utamukurikira ariko uhumura urugo ruhumura ukagira ngo batema parufe kandi ntayo ahubwo yakoropye akamenya gusukamo ka savorikide cyangwa akamenya gushyiramo ka omo reka mvuge wenda ku bantu hari umuntu ushobora kumva ibingibi bakavuga atese kuri kubwira abakomeye twe duciriritse tudafite izo za omo na za savorikide turabigenza gute kera mugende mujye mu cyaro murebe ukuntu umugore ajya mu ishyamba agaca ibiti ariho bakuye irinda aho bakuye ibintu byo guca imyeyo doko ukagenda ugaca ibiti indakatsi isipure ukaza mujye mureba ukuntu imiharuro ibikubuye ahantu hakubuye hakeye agaturusu uduturusu baje neza yego agakubura sibyo winjira muri ya nzu yo mu giturage urebe ukuntu bayikubuye barangiza bagateramo amazi ahantu hatari isima utekereza ko uyu mugabo yazagenda yajya hehe atandukanye n'umugabo baraje mu bisogororo hari n'umugore wiyogoshesha bahera ubukwe bwaraye bubaye akazongera kwiyogoshesha
ari uko agiye kwa muganga kubyara. Kubyara Isuku yo ni ndende nituyivuga turakora. komereza urabona Uzi umugabo urumva uzi umugabo watashye umugore agahita amubwira ati dore amazi muri dushe utuzi tw'akazuyazi. Ese wambwira ngo uyu mugore ni gute batamukurikira? Aha twari tukiri mu isuku, sibyo? aricyo cya kabiri. Reka tugende twinjire mu gikoni. Umugore uzi guteka, wa mugore we uzige guteka, bitari n'imyo, uziga guteka bitarimo umunyu wica inkwari, uziga guteka umenye gukaranga udushyimbo, ushyiremo tungurusumu, ushyiremo agapuwavuro, ushyiremo n'agapuwaro. Utwo tuntu ni tunahenze, ntutangire kumbwira ngo kuri kubwira abakire baze gukaranga. Ntabwo bihenze, wagura n'utuvuta tw'ijana, harya amavuta y'ijana baracyatanga. Abaho ukagura amavuta y'ijana, agatunguru ka senkani, agapuwavuro ka senkani n'agasereri, ukagenda ugatereramo. Uzi ko no ku rugo rwo hepfo batangira kuvuga bati bari inyama, kandi ukaranze udushyimbo. Nuko gahunda ziba zihagaze. Uzatanga amavuta adatuma umuntu arwara umwijima, ngo uzamuhombe hakiri kare. Kisi cya gatatu, wa mugore uzige guteka. Yego. Reka mbwira abagore bo mu gisirimu, ukajya kubona ukabona washatse umukozi arateka byose akabizana no ku meza. Uzige kugaburira umugabo, umugaburira utuje, umugaburira useka, ngo namutamike ariko nawe mutamika wumve ko mutamitse rwose. Akaberama nawe ujye untengereza. Yego rwose. Rego uyu mugabo ntago azagenda. Uzige kugaburira umugabo, uri kunyumva? Umenye ngo niba n'umukozi yatetse umenye kuri bubizane ku meza, kandi umanze ujye no kubiverifiya. Ujye kuverifiya ko ibyo biryo yatetse nta munyu urimo, nta mavuta menshi arimo, ibivuta bitarereta. Umenye ngo ushobora no kuba yatetse, tuvuge niba yatetse nk'agasombe, ibivuta bikaba birereta. Uzi ko ushobora guhita ufata ubunyobwa ukongeramo ukayikomeza ku buryo ize ari isombe nziza. Nshuti yanjye, uzamenye guteka, umenye no kugabura. Yego. Icyo ni ikintu cya gatatu. Nimbwira umugore si ikintu cya kane kizatuma umugabo akomeza kumukurikirana cyane, ntagende kwa Makurata cyangwa kwa Margarita. Umugore we reka mubwire nshuti yanjye, uzirinde guhoza umugabo wawe ku rutoto. Ku rutoto gutere? Kuki watashye ukaba utatuzaniye umugati? None se ntabwo unyuze kuri alimentation? Ubu se kuki utanguriye igitenge kuri Noheli kandi wari warabinyemereye? Ugahoza umugabo ku rutoto, ku nkeke. Dore uriya mwene wanyu uhora hano simushaka. Umugore ntabwo avuga nabi nshuti yanjye. Ugatangira urabona iriya modoka kuba uyu munsi tutayigenzemo yarapfuye, no kubera yuko utayijyana mu igaraje. Ukamera nkaho uri gutunga umugabo wawe urutoki, umubwira buri umutunga urutoki. Inshuro nyinshi uri kumutunga urutoki. Irinde guhora uvuga ikintu utunga umugabo wawe urutoki. Ese wagiye kwishyura abana minerivare, ntabwo ari uko babwira umugabo. Bamubwira gutati ngatisheri nawe utavuga tisheri, sibyo? Ariko hari uburyo bwiza bwo kubikora. Ukamubwira uti none se uyu munsi turabasha kwishyura abana minerivare? Umugabo ukuntu abagabo ari abana beza ahita akubwira ati none ati nta kibazo ndaza kujyayo. Ariko kumubwira wagiye kwishyura abana se minerivare, naho waba ufite miliyari mu nzu bizi, ugomba kugira uburyo cyubivuga. Ese uyu munsi turabasha kwishyura abana minerivare? Nuko ega mwe abagore mwe mumenye kubebeza abagabo banyu. Icyo kivuyeho. Nari mvuze ngo kutagira gute, kudahoza umugabo ku nkeke, guhora umubwira ibintu, guhora umutunga urutoki, guhora umeze nkaho umubona mu ikosa. Imvugo nziza mu rugo. Hari icyo mvuze cyo kudahora utunga umugabo urutoki. Ndaje mpite nkigendana n'ikindi, ariko ibi bintu ndi kubigira byinshi. Ndaje mpite nkigendana n'ikindi. Umugore ntabwo agira urusaku mu rugo, cyane cyane umugabo ahari. Ko hari uvugo karusha isandi. Narababwiye hari ikiganiro nigeze gukora, ndavuga ngo umugore ntabwo avuga ngo ijwi rirenge igipangu. Naho waba uri gutonganya umukozi, naho waba uri gutonganya umwana, uzirinde ko ijwi ryawe rirenga igipangu. Nanjye kuvuga ngo kubwejagura.
ibintu byinshi cyane. ntabwo umugore aba isandi. umugore avuga atuje. atuje timutware mwiza. atumutware karibu sheri. karibu ku meza. ubu ukora hariho n'ikosa abagore tujya dukora ugatangira gutonganya umukozi umugabo yumva. kirazira kikaziririzwa. reka nze mbibabwire, hari abantu bavuga ngo kiliziya yakuye kirazira, njye ariko hari za kirazira ngiye kujya nzana. kirazira kikaziririzwa gutonganya umukozi umugabo yumva. kuko uyu mukozi cya mbere na mbere ni uwaje kugufasha umurimo, ejo mu gitondo buracya yagiye. nagenda ibintu byose bizahora bipfuye. ubundi inshingano umukozi akora ni umugore wakazikoze. uyu muntu rero yaje kugufasha, niba hari ibyo yishe bikemura umugabo atari kubyumva. umukozi umuhero marike umugabo atarataha. nataha asanga ari ahantu hatuje, nataha asanga ari hahantu mbese akumbure kuhataha. yakiranwe neza, asanga abana baseka, asanga umugore aseka, asanga umugore atarubiye. cyane rwose. umugore n'utuje. njyewe rero reka mbahe ka experience gatoya. njyewe nize mu kigo cy'ababikira. mu kigo cy'ababikira ukuntu twabagaho, twari dufite ababikira nyine bakaza, yatambuka n'igitambaro gutyo ukabona ko anyuzeho nyine agiye. ariko hari discipline batanga. singiye kuvuga ngo abatiga mu bigo by'ababikira nta discipline baba bafite, ariko reka nkubwize ukuri, hari amasaha yo kuvuga n'ayo kutavuga. uzi ko ibyo bintu byagiye bikankukiramo. hari n'amasaha yo kwicara neza paka ukabimenya ko aho ugomba kwicara neza. urumva ukaba uzi yuko muri dortoir udasakuza. doko niba wageze mu cyumba nta rusaku, n'ahantu hagomba gutuza, n'ahantu umuntu agomba kuruhukira, sibyo? ntabwo umugore agenda yirukanka jaburi kameze nk'ikibata kiri kwirukanka mu rugo. reka ntimumbwire ngo ndabatutse. umugore aratuza. uko umugore atuza ni nako atanga ituze mu rugo. nange reka isongerereho wenda ndetse nk'ukunganiraho gatoya. ntekereza ko iyo umugore yatuje mu rugo, ntekereza ko n'abana bavukiye muri urwo rugo bashobora kuba bagira inyifato nziza cyangwa se umuco mwiza, kuko babonye mama wabo, babonye papa wabo se nta bintu by'intuganda cyangwa se biteye isoni cyangwa se by'imyitwarire mibi. yego. icyo ni icyari ikindi, sibyo? hari akandi kantu ngiye kubabwira. umugabo ashobora kugukurikiraho. umugabo agukunda uko yagushatse umeze. icyo ni icya gatandatu. aka kantu hari abagore batakazi. umugabo yakubonye uri igikara nk'iki cya mama minyoni. amaze kukubona uri igikara nk'iki cya mama minyoni, aragukunda, arakurambagiza, mukora ubukwe bwiza, agushyira mu rugo. murakoze, mutangiye gutera imbere, ni byiza. nimba narisigaga gikotoro, kuba nakwisiga amavuta aturutse mu Bufaransa ni byiza. uruhu rwanjye rugakomeza rugacya, rugasa gutya, rukananyerera. ibyo bintu si byiza. ariko nimba nabonye gusa umuntu ndatangaho urugero, mana yanjye ntazantuke n'indera. hari abantu b'inzobe, nakebuka ku ruhande nkabona uriya mu mama afite inzobe ye yavukanye cyangwa se yanisize. nanjye narangiza nkavuga ati ngomba gusa na mama ya Sipi. niba ashaka gusa nawe, afite impamvu yahisemo kwitukuza. kubera iki ngiye nshaka gusa nawe ngo icyambere cyo ngiye gukurura nde ntakuruye muri ya minsi yanshatse ndi igikara. mu kigaragara cyo cyangwa se mu byumvikana neza, bishoboka ko nyine hari ukundi we aba yiyumva uwo muntu, uwo mumama cyangwa se uwo mudamu, hari ukundi kuntu aba ahise ashaka kugira ngo yiyumve, ariko kandi akirengagiza ko wa mugabo yamushatse
amukundiye cya gikara cye. ndashaka kugira ngo mbabwire rero ahangaha sibyo, ndagira ngo mbabwire ngo umugabo agukunda umeze nk'uko yagushatse umeze. Sindi buhindura ibintu byinshi, simvuze ngo nimba yaragushatse mukennye ngo ukomeze ukene, simvuze ngo niba yaragushatse wambara rumbiya ukomeze wambare rumbiya, kuko hari n'igihe mugenda muzamuka mu ntera ariko kuzamuka mu ntera ntibisobanuye kwihindagura, kuko uyu mugabo nawe nta gahunda afite yo kwihindagura. Ariko uzi kugira ngo abe yaragushatse uri umuyumbu mwiza, nimusubira hahandi yagushatse bavuga bati yabaye umuhinde, ugasanga uzi ko dufite abantu babaye abahinde kandi bari bikara, kandi n'ubundi nawe uyu mugabo ashimishwa no gukomeza kukubona nk'uko yakubonye cyane. Icyo icyo kintu kinyura umugabo ku buryo bukomeye. Simvuze ngo wicupize, ariko use neza, utihindagura, utihindura n'uruhu, kubera ko hari igihe wihindura uruhu umugabo bikamutera ipfunwe, yagera mu bandi bakajya bavuga ati umugore wawe shahu yakubiseho zamukorwa yabaye umuhinde, dore hari undi muntu uri kumusohokana, ubundi uri kwihindura umuhinde kugira ngo bigende bite. Yego, icyo ni ikindi kintu. Hanyuma hari ikindi kintu nshobora kuvuga, umugabo ashobora kugukurikira. Ese ko biba ari byinshi rega, biba ari byinshi. Twavuze 7 ariko tugarukire kuri 7, bazatere comment ibindi oya bazanampamagare. Nimero yanjye ni 0788268322. Nizere ko n'ishuri rya counseling n'ibiro wabifunga. Oya abantu bajye bampamagara njye mbagira inama. Icyo ni icyambere. Hari abo nganiriza, hari abandi bantu bampamagara bakambwira batesa naho ko byanyobeye, naho nkabasobanurira. Ariko mu by'ukuri umugabo hari ibindi bintu akunda mu rugo rwe, urumva. Reka mbabwire n'iki kintu abagore bakimenyere. Umugabo akunda umugore uzi kuzuza ameza ya gatatu, inshingano z'ameza ya gatatu. Abantu tugendana nzi neza yuko iki kintu bamaze kukimenya. Ameza ya gatatu, reka mvuge abantu bankurikiye ari ubwa mbere. Mu rugo rw'abashakanye habamo ameza 3. Dufite ameza y'ibiryo asanzwe, ubwo byansaba yuko nyacukumbura cyane, ariko muzasubire kuri Mama Mignone Official muzabibona. Hari ameza ya mbere ariyo meza y'ibiryo, hari ameza ya kabiri ariyo meza abantu mushobora kuganiriraho, mushobora kuvugiraho ibibazo, mushobora kwinjira no mu gusenga mukagira n'ikifuzo cy'ibyo musengera, ariyo meza mushobora kugiraho inama. Hakaza n'ameza ya gatatu, mu cyumba cy'abashakanye. Ameza ya gatatu rero agibwaho n'umugabo n'umugore ba nyir'urugo, akabera mu cyumba cy'abashakanye cyangwa ikindi cyumba bifuza. Ntekereza ko mwanyumvishije, ariko utabyumvishije aca mu gikara bimbwire, abimbaze ndabimubwira. Umugore akaba azi kubyuzuza. Uyu mugore uzi kuzuza inshingano z'ameza ya gatatu, ndetse akabigiramo n'uruhare, akaba yatera n'intambwe, akamubwira ati sheri wanjye uyu munsi bimeze gutya na gutya, agatangira no kumwihamagazwa nka 8:00 umugabo ari butaye 11:00, nyine ajyanisha bene aho ngaho mpaka mugabo agataha ari muri mudu yo kwinjira ku meza ya gatatu, naho yategereza bakajya ku meza bakareba agafilime, ariko ya mudu yayitangiriweho 8:00. Uyu mugabo ntabwo yazigera gucika, ntabwo yagucika. Udasobanukiwe n'ibyo bintu azanshake, azagushaka. Isabura ni ngombwa ko ngira ikindi ndenzaho. Reka mbasabire usubiremo ari ameza ya mbere n'aya kabiri. Ameza ya mbere n'aya kabiri, Mbasabire ubasubiriramo ameza ya mbere n'aya kabiri. Ameza ya mbere ni ameza nahoze ndi kuvuga ngo wa mugore umenye guteka, umenye no kugabura, umenye guhindura ibiryo. Uyu munsi niba wagabuye ibirayi bivanze n'ibishyimbo, ejo uzagabura kumbati kumwera, ariko ushyire n'udushyimbo dukaranze ku ruhande. Uraje umbwire ibyo bintu ni by'abasirimu cyangwa ni bya buri munyarwanda wese? Ni bya buri munyarwanda wese. Ubwo mbwira n'abasirimu, uyu munsi niba wakaranze nkoko, ejo uzateka ifi, sibyo? Umugore wamenye guteka, ayo ni ameza ya mbere. Umugore wamenye kugabura ni ameza ya mbere. Umugore wamenye ibikoresho byo mu gikoni, umugore wamenye ibikoresho byo ku meza, umugore wamenye no gutanga karibu ku meza, ayo ni ameza ya mbere. Ameza ya kabiri ni ya meza abantu bahuriraho, ni bya biganiro bibera mu rugo.
ibiganiro bibera mu rugo ni kwa kundi ubwira umugabo sheri abana bacu rero bamaze kugera mu ishuri ndumva twabahindurira ikigo tukabakura kuri GSK n'iyi tukabajyana muri Green Hills rega tujye tubabwira dukurikirwa n'ingeri zose icyo ni ikiganiro n'ibiganiro bibera mu rugo rw'abashakanye nibyo nita ameza ya kabiri sibyo dushobora kugura ikibanza hariya twakubaka twahindura imodoka ese sheri wanjye mu gishanga tuzahingemo ibijumba cyangwa tuzateremo ibisheke dufate iminsi 3 yo gusenga dusengera ko Imana yaduha iki n'iki ayo ni ameza ya kabiri hanyuma ameza ya gatatu ni ya meza agibwaho n'abantu babiri andi meza abiri abana bashobora kuba bayariho ameza ya mbere abana bashobora kuyabaho umukozi ashobora kuyabaho abakitsi bashobora kuyabaho ameza ya kabiri abana bashobora kuyazamo kuko ni ibiganiro by'urugo ni ugusenga n'umukozi ashobora kuzamo n'abakitsi bashobora kuzamo ameza ya gatatu ni umugabo n'umugore bonyine kandi n'ameza atabera muri rusange uzajya kuri Mama Mignone Official ibyo bintu azabisobanukirwa reka ducumbikire kuri iyo episode Mama Mignone tugushimira murakoze cyane nababwiye ngo abakeneye ubujyanama bwanjye abakeneye kongera ibindi mbaganirira nimero ni 0788268322 wowe uri hanze y'igihugu andika akamenyetso ka plus 2078782868322. Mama Mignone ngira akantu nkuvunyishirizaho gatoya kuri icyo kintu rega burya intore niyivuga barayivunyishiriza niyo yivuze yivuga amacumu atariyo ariko buriya intore ifite abayivuga bayivuga amacumu nyayo. Mama Mignone rero 2024 yari umukansaringi ariko akorera ubuntu icyambere akora muri iyo kansaringi yaganiriza umwana wawe ubona ko yabaye depression hari abana bafite za depression hari abantu bafite za depression ibyo bintu arabishoboye kuganiriza umuntu akamukuramo amakuru akamenya ikintu umuntu wawe yabaye ikibazo afite nanone abantu bakeneye umuntu wabagira inama mu byingo urabona rugiye gusenyuka ibi abavuze n'ibikeye reka muvunyishirize n'inyo mvuge ngo ni Mama Mignone Official ndetse na Mushimu Uwiteka TV ndetse na Ingoro TV. Imana ibahe umugisha rero kandi mugubwe neza mwese mwakanze subscribe kuri izi channel kandi nanone musure zone 250 hari filime nziza bita Imfubyi zigira ibanga buri gihe murambarangira iyi filime ni nziza umuntu wakiza akabari bagiye aho yavuye iyo filime zamwibutsa iyo memory ndetse n'uwakiza akabagikize iyo filime zamwibutsa ko hari ababayeho bababaye yanditse neza ni story nziza rero shalom shalom Mani baho umugisha